kubyara abana bane rero twumvishije muri tari nziza cyane ko hari umwana witabye Imana. Uwo mwana wamubyara wa kangahe? Ni umwana wavutse bwa nyuma. Wavutse bwa nyuma. Kwa muganga babashije gusobanurira icyaba cyatumye yitaba Imana? Iminsi iricumye kugeza ku munsi wa nyuma wo kubyara k'umubyeyi cyangwa se k'umudamu wawe. Byagenze gute umunsi umubyeyi wawe ajya kubyara? Ngira ngo twajya kureba umubyeyi, hanyuma igihe nikigera n'abana tuzabareba nta kibazo. Yesu abamugisha rero, reka tunyaruke tujye kureba abana. Imana ibamugisha mwinshi. Zaburi nshya. Bakunzi bazamurya twongeye kusuzuma izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane nawe. Nitwa Plaisir Ntaganzwa. Ni umugisha ukomeye cyane kuba twongeye kugera kuri uyu musozi. Ni mu karere ka Rubavu, mu cyahoze ari Gisenyi. Turi ku bitaro bikuru bya Rubavu, aho twamenye inkuru nziza, ariko kandi hakazamo n'indi nkuru y'akababaro ku muryango umwe. Ntekereza neza yuko bihura neza n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo mwishimane n'abishimye, mubabare n'abababaye. Ndi Plaisir, ndi kumwe na Aime Ahishakiye. Twajya gusura umuryango w'abana b'Imana. Ngira ngo ndi kumwe n'umutware w'urugo cyangwa se umutwe w'urugo. Nifuza ko tuganira mu kanya gatoya cyane, hanyuma tukamenya ikitugenza. Yesu abahe umugisha. Ndi kumwe n'uyu mubyeyi, ndagira ngo tumwakire. Muraho neza? Yesu ashimwe cyane. Sahimbazwe. Amakuru y'imezi? Ni meza, ni meza. Nitwa Plaisir njyewe. Nanjye nitwa Ntegerejimana Pierre. Ntegerejimana Pierre. Ndakureba nkabona ushobora kuba umwana w'Imana. Ndi umuririmbyi muri Korali Siyoni. Niho nkora umurimo w'Imana mu Ijenda. Yego. Pierre bakunda kwitiriza izina mu busanzwe. Ubundi bakunze kunyita Ntegerejimana Pierre, niyo mazina asanzwe. Hanyuma uri umubyeyi w'abana bangahe? Nari nsanzwe ndi umubyeyi w'abana bane, ariko nagize umugisha wo kubyara abandi bane. Nuko nabwo byabaye ko ejo kuri tariki ya 17 umudamu twibarutse abana bane. Ngira ngo nibyo ngibyo tubuze kubiganiraho twitonze. Ariko ndakunda kukwita papa Papa Divine. Papa Divine. Cyangwa se Papa Samuel. Yego, umwana w'imfura ubwo ni Divine. Oya, w'imfura yitwa Uwiringiye. Papa Uwiringiye. Irindi Uwiringiye. Uwiringiye Imana Olivier. Ngira ngo ushobora kuba unaniwe, ka tureba hano twicaraho gatoya cyane tugenda tuganira. Hanyuma Papa Uwiringiye, usengera kuri ADPR mu Ijenda? Kuri ADPR mu Ijenda. Yego. Uyu munsi wa none turi hano ku bitaro, birumvikana bya Rubavu. Hari impamvu tumye tuyicaye, wenda niyo tugiye no kuganiraho cyane. Ariko ubundi ubusanzwe Papa Uwiringiye cyangwa se Pierre, usanzwe ukora iki cyangwa se ukora iki? Kazi nkora nakubuhinzi, mbese kunze gukora umurima, kuba turi guhingira abandi rimwe na rimwe, na twaba indi Mana yaturonkeshe tukagura agasinde tugahinga guco. Reka twicara aha ngaha tuganire. Uti nkunze kuba ndi umuhinzi, hanyuma naba nabonye n'ikiraka nkaba nahingira n'abandi. Ariko ubusanzwe niko kazi konyine ukora, cyangwa kwa kundi umuntu ahura n'ibihe bigize ingofero ushatse babona nayikuyemo nta kibazo kugira ngo abantu bakwitegereze? Ubusanzwe niko kazi ukora konyine, cyangwa niko akundi uvuga uti mu gihe nashomye ndagenda nkigira mu murima nkahinga? Oya, niko kazi ubusanzwe, niko kazi nkora. Yego. Uti niko kazi nkora. Iyo bintunze muri make. Yego. N'umugisha rero ukomeye no kubona aho uhinga, cyangwa se no kubona abantu baguha ibyo biraka byo kubahingira, kuko hari abantu wenda batajya bagira uwo mugisha. Reka wenda tugane ku cyatugejeje hano, cyangwa se ku cyatuzindukije cyane. Ubusanzwe Uwiringiye Imana Pierre, uri umuntu wavutse ryari mu buryo bw'umwuka, cyangwa se wakiriye agakiza ryari? Nakiriye agakiza ryari? Nakiriye agakiza 2016. 2016. Ngira ngo imyaka ibaye 6 wakiriye agakiza. Hanyuma madamu wawe? Madamu wanje ni 2017.
14 urumva yakijwe mbere yawe ariko nkurikije ko umwana w'imfura afite imyaka 15 birashoboka cyane ko mushobora kuba mwarabanye mwese mutarakizwa. Twabanye twese tutarakizwa. Imbarutso yo gukizwa kwawe no gukizwa kwa madamu wawe yabaye iyihe? Imbarutso ni ubambere ababyeyi bacu bakoreraga Imana cyane bara aba ADPR. Ubwo rero twari tubonye ko ADPR ubundi tubona mbese muri makeya habamo abantu babanyamugisha cyane, kandi no twumva ko ariho imitima yacu igomba kuja ko ariho ababyeyi bacu basengeraga, natwe tubona ko ariho tugiye kujya gusengera. Uti tugomba ko tubona yuko ari ngombwa ko tujya kwasengera. Madamu wawe arabanza arakizwa, uravuga uti warasaze. Oya, ntabwo navuze ngo yarasaze, ubwo ngiye namugiriye namubwira nti twaje muri ADPR. Ndavuga rero ko mbanze we abanza agiyeyo mbere nanjye nzagende musanga. Yego, waje gusanga ari byiza ko mbonye agiyeyo mbere uko nari nk'ibidisikita mbonye agezeyo mbonye ari byiza nanjye ngenda musanga. Yego, uyu munsi wa none uri cyari mu gishya, ukunda Imana, madamu nawe akunda Imana, ubona mubanyeho gute? Mubanye mu buzima bumeze gute ugereranyije n'ubwo mwari muri kumwe mutarakizwa? Ubu niho tubanye neza guco giye imbere yaho, kuko nananywaga inzoga natwona kore nkatunywa inzoga nimwe n'abana ntibarye ngo kuko mbese nabaye umusinzi, ariko ngeze mu gakiza byambereye byiza, Imana yadusanga. Ubwo nuko bigenda neza tubana nabo dukorera, turakorana neza, ubwo tubanye neza nta kibazo muri make. Birumvikana utaranakizwa ubwo wajya guna namukubita? Ntabwo namukubitaga, ariko ko nyine twagiranaga udukimbirane duto na duto cyane rwose. Hanyuma nyuma y'uko rero wakiriye agakiza, Imana ikomeje no kubahereza umugisha w'urubyaro, mwagiye mubyara abana, ibintu bikagenda neza, uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane. Madamu wawe yagiye abyara abana gute? Yagiye abyara abana babanje kumubaga, yabyaraga neza bisanzwe, byaremeze gute? Yabyaraga neza bisanzwe, ntabwo arabagwa na rimwe. Uvuga ngo umwana wawe wa mbere yamubyaye neza kugera ku mwana wa kane? Yamubyaye neza kugera ku mwana wa kane. Byiza cyane. Kuri ino nda rero ya gatanu, ndagira ngo abe yo tuganiriraho cyane, ariko mbere y'uko tuyigeraho, nyuma yo gukizwa kwawe 2016 niko wambwiye, mwabyaye abana bangahe tudashyizemo abangaba baherutse kuvuka? Twabyaye umwana umwe wenyine. Mwamubyaye ryari? Twamubyaye kuko arangije imyaka 4. No kuvuga ngo mwamubyaye neza nta kibazo? Twamubyaye neza nta kibazo. Nyuma yo kumubyara mwarinje muri ya gahunda yo kuboneza urubyaro? Twaboneje urubyaro nye twamubyaye kuko twaboneje urubyaro. Ubwo bigeze mu myaka 4 nibwo yabonye gusama. Yego, ariko musanzwe muboneza urubyaro? Twadusanzwe tuboneza urubyaro. Hanyuma nyuma yuko umubyeyi abyaye, nimwe mwabishimye? Niwe wabishimye na madamu wawe ati twongere undi mwana, cyangwa byarabatunguye? Oya, ntabwo byadutunguye kuko igihe cyo kuboneza urubyaro ubwo gahunda mwakoreshaga mwari muriretse mu bateka ubwo urushinge rusa n'umunaniye mu kigwi atekereza ibindi yakora, nibwo yasamye, ariko nto twabifashe nabi, twarabishimye. No kuvuga ngo ino nda yasamye mwarayishimye kuko mwari mubikeneye? Twarayishimiye nta kibazo. Hanyuma rero nk'uko bisanzwe umubyeyi uramukomeza kumuba hafi, aratwita ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, bigeze mu kwezi kwa gatandatu. Ese mwagiye kwa muganga bwa mbere ryari kuri ino nda? Kwezi kwa gatanu. Mu kwezi kwa gatanu. Ari mu kwezi kwa gatanu cyangwa mu kwezi kwa gatanu? Ari kuja kwipimisha. Donc yagiye kwipimisha cyangwa yagiye ku bitaro kugira ngo yisuzume arebe uko inda imeze. Ari inda igeze mu kwezi kwa kangahe? Inda yari igeze mu mezi 3.
mu mezi 3 niko nibuka kesa niba naba nibeshya ko nibuka ko ari mu kwezi kwa gatatu birumvikana hari igihe umuntu aba atanabyibuka neza. Mugezeyo se kwa muganga barakurikiranye bareba umwana uko ameze, baravuga bati twise umwana umwe cyangwa twise babiri cyangwa twise bane, cyangwa ntabwo babashije kubibabwira? ko twabanje kuri dispensary kuyikora banza kutubwira ko bashobora bari babiri ariko bashobora kuba bari gukeka ko bashobora kuba ari mu wa gatatu. Ndababwira baduhe transfert tuje baduha transfert yo kujya aha ni Gisenyi. Yego mutariro nta gisubizo mufite cy'abana twite? Nta gisubizo dufite. Ubwo tugeze baduha transfert tuje Gisenyi nibwo batubwiye ko atwita abana bane. Muje hano? Yego barareba babona atwita abana bane. Byakiriye gute nk'umutware w'urugo? Byakiriye bisanzwe kuko hamwe no gusenga numva ko nta kibazo kirimo kigoye. Ntabwo byagutunguye ngo wumve bikujyantunguye binjyana kure ariko ngiye gusenga kuko ziko Imana ishoboye byose. Ndavuga kuko nyine hari ijambo nyine ryari hari ko izatugirira neza, mpita numva ko byaba kose umubyeyi azabyara nta kibazo kibayemo. Tubona ko umubyeyi azabyara byanze bikunze nta kibazo kibayemo. Amezi rero 5 arageze, 6 agezemo. Ndagira ngo uze kutubwira urugendo mwageze kugeza igihe umubyeyi abyariye, ariko mbere ko tuhagera reka tukongere dusubire inyuma ho gatoya mu buzima bw'umwuka. Umubyeyi cyangwa se umuntu wari wese ukijijwe nta kintu gipfa kumubaho kimutunguye nako ijambo ry'Imana rivuga. Imana yajyaga ikikubwira iki kuri ino nda umubyeyi wawe atwite? Ko byanze bikunze iyo umuntu asenze ubizi neza yuko umubyeyi kuvuga ngo najyaga mu masengesho ikambwira ko izangirira neza ariko ntarahishurirwa neza. Ubwo muri make mbese nge ihishurirwa ryanje ryabaye ryo kubona umubyeyi utwita abana bane, kuko numvaga ko ari nimbese ari nk'ikintu cyantunguye cyane kubona atwita abana bane. Numva ko byange bikunde kandi ntaho ndabibona hano mu Rwanda. Ntaho nje iminsi narimaze ntaho nari ndi gutekereza ko ntaho nari nzi wabyaye ngo ababyare neza. Mbonye ababyaye neza atabazwe ndavuga nti ngo Imana icubahiro, numva ko ibyo yambwiraga bibaye. Yego nta jambo ry'umwihariko Imana yakubwiye kuri ino nda ritandukanye n'abandi bana wabyaye cyangwa se n'uriya mwana wabyaye nyuma yo gukizwa ngo wumve ko utwite umuntu udasanzwe? Uranumva ijambo Imana yambwiye nuko yambwiye ko izangirira neza, ko nta kibazo itazankoza isoni. Yego hanyuma twihuse rero, iminsi iricumye kugeza ku munsi wa nyuma wo kubyara k'umubyeyi cyangwa se k'umudamu wawe. Byagenze gute umunsi umubyeyi wawe ajya kubyara? Byagenze gute? Twarabyutse mu gitondo tugenda nk'umuntu mbese ugiye kumva atameze neza mu nda, nibwo ndamuherekeza. Yakubwiraga yuko atameze mu nda cyangwa yakubwiraga yuko kumva atameze neza? Yego. Igeze aho none tugeze wamujyanye ku bitaro? Namujyanye ku bitaro byo kwikora. Tugezeyo bahita baduha transfert kuza hano Gisenyi. Bakubwira ko yagize ikihe kibazo? Bambwira ko bari kumva ko mbese bari kubona ko ageze igihe. Ko nkababwira ko amezi atari yuzura nibwo baduha transfert. Tugeze hano mu by'amahirwe ya Nyagasani rya jambo Imana ivuga ntirihere. Ubwo aba babyaye neza batamubaze. Mbese ubwo muri make nuko nkuko byagenze. Yesu ajya kugisa. Abyaye neza, nta bibazo bibayemo. Ndi kwibaza nti icyo gihe umubyeyi ajya kubyara byanze bikunze mwari muri kumwe? Ari kwinjira muri maternity nasigaye hanze. Nubwo ndi gusengera mu mutima. Mu by'amahirwe numva umuganga ambwiye ko abyaye. Abanza abyaye ese bwo namubajije umuntu wari uri kwinjiramo, mubajije ambwira ko babiri bamaze kuvuka ariko ko hakirimo abandi babiri. Hamaze umwanya n'abandi babiri baravuka. Birumvikana ubwoba wari ufite bwanganaga n'ubw'undi mubyeyi wari wese yagira umudamu wagiye kubyara, ariko ujye kumva wumva inkuru nziza yuko
abana bose ari bazima n'umubyeyi ari muzima, wabyakiriye gute? nabyakiriye neza tu. Umva umutima uranezerewe. Numva umutima wanjye uranezerewe cyane. Yego. Uti umutima wanjye numva uranezerewe. Uti numva umutima wanjye uranezerewe. Mu bana bane wabyaye abahungu bangahe? Ese bose ni abahungu? Ese bose ni abakobwa? Nabyaye abahungu 2 n'abakobwa 2. Abahungu 2 bose barasa n'abakobwa barasa cyangwa ubona ko badasa? Hari ibyo mu cyongereza bakunda kuvuga ngo ni mu gifaransa ngo ni faux jumeaux cyangwa vrai jumeaux. Abakobwa n'abahungu barasa. Ndavuga nyine abakobwa bombi barasa, abahungu bombi barasa. Ne kuko ntabwo nakitegereza neza ariko nabonye nta kibazo batwaye tu. Yego. Hanyuma mu kubabyara bose uko ari 4, hari uwavutse afite ikibazo cy'umwihariko cyangwa bose bavutse bameze neza nta kibazo abaganga bameze neza, ketse uwa nyuma yaje yananiwe. Ari nawe wabyageze nyuma agira ikibazo. Ku tariki ya 18 aza kwitaba Imana. No kwihangana kandi ukomere rwose, buri Imana niyo yabyemeye, ariko Imana ishimwe cyane yuko buri randa yashobora kuba yahitana umubyeyi cyangwa ikanahitana n'abandi benshi, ariko kuba ari umwe wagiye nabyo twabishimira Imana. Imana ishimwe kabisa. Umwana rero uyu munsi wa none ngira ngo twavuganye umbwira yuko mwamushyinguye, waba wabonye abantu bakuba hafi bagufata mu mugongo? Nababonye abavandimwe kuko dufite n'umuryango mugari wa korali wa Siyoni, nawe wari uhari. Yego. Uti nawo wari uhari. Imana ishimwe cyane yuko babashije kuba hafi kandi ukabasha baracandi hafi kuko nibyo basanzwe bakora, ni umuryango muri make n'abaturanyi baba bahari nta kibazo. Mu yandi magambo ntabwo wigeze ukenera abantu ngo babure? Ntabwo nabakeneye ngo babure, nababonye. Yego. Madamu wawe yamenye ko umwana yitabye Imana? Kuko ntekereza ko uyu munsi wa none ubu ngubu bari muri kuveze kandi madamu nawe akaba ari ahantu ababyeyi baruhukira. Niho ari, ariko nabashije kuja kubimubwira. Yabashije? Nabimubwiye yabimenye. Yego. No kwihangana kandi ukambara imbaraga nk'umugabo, ugakomeza na madamu wawe. Gupfusha umwana ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko kandi hakabaho no kuba maso kugira ngo n'abandi basigaye babashe gukurikiranwa neza, bagire ubuzima bwiza, bazabashe gukura neza, bagirire itorero ryacu umumaro, bazagirire igihugu umumaro, ndetse n'umuryango wawe bazawugirira umumaro. Uyu munsi wa none rero nyuma yo gushyingura uriya mwana ari we mutoya muri bariya bose, niki kigiye gukurikiraho, cyangwa se ubuzima bw'abasigaye n'umubyeyi bumeze gute? Ndagira ngo duheho amakuru makeya kuko ngira ngo ntabwo byoroshye kubona umubyeyi ahari. Ngira ngo niwe byose wenda watuganiriza ukabwira abantu cyangwa se abakurikiye isi yose uko umubyeyi ameze. Ubundi icyo nabwira abakurikiye isi yose, ubu nuba muri makeya enda twagendaga turi 2. Mu gihe yandagenda ni njyenyine. Uhagira uw'Imana yakoreramo akagira icyo yamfasha, yakimfasha kugira ngo abana mbone uko bakura, bajye barabona amata, n'umubyeyi akabona igikoma, mbese kimuhagije abana bakonka bagahaga. Ubwo nicyo ngiye kukubaza, ni kuva abana bavuka umubyeyi yari yabona uburyo bwo kubonsa? Oya. Baracari muri kuveze. Muri kuveze. Ngira ngo ubwo hari ubundi buryo barimo barakoresha kugira ngo babafashe, kugira ngo babashe kubona ubuzima. Ariko se abaganga bari kubabwira iki ku byerekeranye no kuba umubyeyi yakonsa bari abantu uko ari 3? Abaganga batubwira ko tumushakira intungamubiri ihagije kugira ngo abone amasereka abahagije, mbese ubwo abakamire kugira ngo abone abahagije, ariko ubwo n'ubuvangu nyuma yaho tukajya dushaka tubagurira n'amata kugira ngo bahage, kuko ntabwo yabasha kubahaza bose uko ari 3. Birumvikana, urumva urasabwa imbaraga nyinshi. Mbese yego, urasabwa imbaraga nyinshi kugira ngo umubyeyi abashe kubona intungamubiri. Naho nantuye ari aha, bisaba gutega mu gitondo, ngatega nimugoroba, ngenda ngaruka, urumva ko bisaba ubushobozi buhagije.
byoroshye ni ukuvuga ngo guturuka mu Ijenda ari naho utuye ngira ngo ntabwo twibutse kubibwira abakunzi bazabona icya kugera hano ku bitaro nangahe kuva mu Ijenda uza hano ku bitaro ni 200 no gusubiraho ni 200 ni 2400 200 ya buri munsi kandi ufite n'abana bagera muri bane n'abandi bana bane bakeneye kurya ku manywa na nimugoroba kandi birumvikana tubwiye ko nta hantu ufite ukura usibye gushakisha mu buhinzi ntabwo byoroshye ubuhinzi nta kandi kazi nkora ntabwo byoroshye ariko Imana buriya yemeye kugwa abana bangana kuriya izabigenza yego yari izi uko izabigenza byanze bikunze hanyuma Pierre umubyeyi uyu munsi wa none ukurikije uko uri kubona ubuzima bwe uri kubona bumeze gute kuri we ku giti cye wenyine none bimeze bite kuriho giti cye wenyine ndi kubona mbese icyo atarabona ni amashereka ahagije ariko inshuti n'abavandimwe baracatubwiraho nta kibazo yego mu kubyara abana uko ari bane bose byanze bikunze hari igihe umubyeyi akimara kubyara ahura n'ibibazo haba mu nda cyangwa se n'izindi ngaruka runaka zishobora kuza kugeza ubu ngubu abaganga barakubwira yuko ari muzima hose nta kibazo afite ari muzima nta kibazo aragira Imana yaciye uhagazeho yego Imana ishimwe cyane ubwo umubyeyi ari muzima n'ibindi Imana izagenda ibikora yego hanyuma Pierre ujya kubyara bano bana birumvikana wababyaye bigutunguye ku mezi 6 n'igice biragutunguye ntegeza ko wajyaga wibwira yuko uzababyara mu kwezi kwa 9 nkuko n'abandi bavuka wajya kumubyara ufite amafaranga na gute donc amafaranga wari warizigamye yo kubyara yanganaga gute amafaranga nazigamiye yari make kuko nabonaga ko hakiri igihe kandi kuba ndi kugaburira abandi bana byari nk'60 60 ntekereza ko kugeza umunsi none ashobora kuba yanashizeho ari gushira kunze yashize kuko niba wakeneye ku amafaranga cyangwa se ubushobozi bwo washyingura uruhinja rwitabye Imana ukaba uri hano kwa muganga umubyeyi ari kumwitaho byanze kunze amafaranga yo gushira ko yashize ahubwo wenda hariho support y'abandi bantu bari kugenda babatera inkunga gahoro yego ndimo ndibaza nti rero ugereranyije cyangwa se kwa muganga baba bari kukubwira ko wategura amafaranga angana gute niba wabashe kuyikubwira kugira ngo abana bazageze igihe cyo kuva muri kuveze nta kibazo bahuye nacyo ndetse n'umubyeyi nta kibazo agize nibyo ndi kugira ngo kuko nari nabyukiye nzi kuko bavutse ejo kandi mu kigo cyo kugaruka mu gitondo ngaruka nje gufata uwo witabye Imana ntabwo nari nakababaza neza ngo bansobanurire neza amafaranga akenewe kugeza igihe kigeze mbese nuva no munsi ntiwabasha no kugereranya gute nangaye birumvikana biragoye cyane kuba umuntu yabasha kugereranya ariko uko biri kose uraza kubikurikirana kugira ngo ubaze ubushobozi bukenewe kugira ngo abantu b'Imana abashoboye kugusengera bagusengeye n'abafite uburyo bwo kuba bagushyikira babasha kugushyikira hanyuma wanyemerera tukajya kureba uriya mubyeyi nakwemerera nta kibazo ubu ngubu ahari ameze neza nta kibazo twabasha kuvugana akabasha kuganiza byashoboka ko muvugana nta kibazo ndagira ngo bakunze bazamuke rero tunyaruke tujye kureba uriya mubyeyi turebe uko ameze nawe tubashe kuganira atubwire uko yumva amerewe atubwire uko byamugenekeye wenda inshuro nyinshi hari igihe abadamu bakunda kuvuga bati nubwo abagabo bacu badukunda kandi abana tuba twarababyaranye ariko inshuro nyinshi cyangwa se uruhare runini nitwe turugira kuko nitwebwe tuba twagize uruhare kugira ngo abana bavuke ndagira ngo rero dufate akanya tugende tujye kureba uriya mubyeyi nitugira n'amahirwe usibye ko byo ntekereza yuko bigoye tuba twabasha kubona abana ariko bitewe n'aho abana bari ngira ngo muri kuveze ni ahantu bisaba ngo abana babe ari ahantu hari umutekano utabasha kuba wahazana undi mwuka cyangwa se n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose usibye abaganga baba babishinzwe cyangwa se baba bujuje ibyangombwa bibemera kuhagera kugira ngo twajya kureba umubyeyi hanyuma igihe nikigera
n'abana tuzabareba nta kibazo. Yesu abamugisha rero, reka tunyaruke tujye kureba abana. Imana ibamugisha mwinshi. Abakunzi za muri rero nkuko nari maze kubibabwira, ngira ngo murabona ko tugeze ku mubyeyi. Ndagira ngo tubanze twakire umutware we, amuduhere ikaze kuri Zaburi cyane, nyuma noneho tubone gukomeza tuganira. Ubwo nari maze kubibabwira, umudamu wanje niwe nguye. Bamwita nde? Bamwita Mana Agena Kirema. Ubwo nawe mwamuha umwanya akababwira uko abyumva. Murakoze cyane. Muraho neza mama? Yego. Yesu ashimwe cyane. Ahimbaza. Amakuru y'iminsi. Neza. Mbere byose turabanje kubihanganisha ngo mukomere. Twamenye inkuru itari nziza yuko umwe mu bana bawe yitabye Imana, ariko Imana ishimwe yuko ikomeje kurinda abandi mu buzima biba. Hanyuma nitwa Plaisir Ntaganzwa. Witwa nde? Nitwa Mana Agena Clementine. Clementine. Uri umubyeyi w'abana bangahe? Umubyeyi w'abana. Wari usanzwe ufite? Abana nsanzwe mfite ni abana 4. Abana ari mfite inda ya 5, nkaba nari nabyaye abana 4. Yego. Umwana wa mbere afite imyaka ingahe? Afite imyaka 15. Imyaka 15. Ubwo uwo abangaba bakurikira we afite ingahe? Yari afite imyaka 4. Yari afite imyaka 4. Twamenye inkuru yuko wabyaye abana 4. Ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu bikomeye cyane. Ntekereza yuko nawe ushobora kuba wakubaza umuntu wabyaye abana bangana batyo byakugora kuba wamumenya, ariko Imana yaguhaye umugisha wo kubabyara kandi ubuzima mu bigaragara umeze neza. Ndi kwibaza nti ujya gusama ino nda, hari Imana yarabikubwiyeho? Wasamye nk'uko wagiye usama inda zindi, byari bimeze bite? Oya, inda byari bitandukanye n'izindi. Byari bitandukanye n'izindi kuko yo besi yo yari nini cyane. Yari nini cyane. Ndabona ingana n'izindi. Yego. Ndi kwibaza nti ese mu uko gusama wabajije kubona uburyo bwo kujya kwa muganga kugira ngo bagukurikirane, cyangwa bwa buzima buba butoroshye wagiye kwa muganga ari uko igihe kigeze cyo kubyara? Nagiye ku bitaro binyegereye, bamufasha banyohereza ku bitaro bikuru, nabo baramukurikirana. Wagiyeyo inda ikiri ntoya cyangwa wagiyeyo imaze gukura uri hafi kubyara? Oya, yari ikiri ntoya. Yari ikiri ntoya. Kubera yamereraga nabi. Yego. Wamenye ko utwite abana 4 ryari? Ryari? Hari mu kwa 5 tariki. Ntabwo wabyibuka neza? Nabyibuka neza. Uko biri kose ni hafi ahangaha wabimenye, inda igeze mu mezi 7 gutyo nibyo? Oya, ntabwo yari igeze mu mezi 7 na 6. Nyuma yaho rero batangira kugukurikirana. Ese nyuma yo kumenya ko utwite abana 4, ubuzima bwatangiye kumera gute kugeza ku munsi wa nyuma? Ubuzima nyine bwarakomeje, abaganga bakaje barankurikirana, bakamba transferi, kajya ku bitaro bakankurikirana. Yego. Tukajya ku bitaro bakagukurikirana. Umunsi wo kubyara wabyaye ryari, tariki zingahe? Nabyaye tariki 17. 17. Wabyaye ugejeje mu gihe kingana gute? Ni amezi 6 irenze ibyumweru 3. Amezi 6 arenze ibyumweru 3. Waje kwa muganga uje ngo bagukurikirane abari bwo byara, cyangwa inda yaragufasha uri mu rugo urabyara? Inda yaramfashe ndi mu rugo, imaze kumfata ndabwandireka nje ku bitaro. Ndeye ko barampereza ubufasha bakankurikirana. Yego. Ngeze ku bitaro, babona abana baje, abaganga baramfasha, babyara neza. Yego. Mu yandi magambo wagiye kugise nk'abandi bose? Nagiye kugise.
kubyara abana rero barakubaze wabyaye bisanzwe byari bimeze bite? oya nabyaye bisanzwe. Ubyara umwana wa mbere wa kabiri wa gatatu kandi bose urababyara neza? bose nababyaye neza. Ibi bintu ni igitangaza cy'Imana. Ni igitangaza cy'Imana, ni Imana yabikoze. Wajya gutekereza iki mu kubyara abana bane mukimara kubimenya? Njyewe narabyakiye ndavuga nti Imana yabikoze kugira imba abana bane, nta nizi kuntu bizagenda. Umva kuzababyara se cyangwa ufite ubwoba ushobora kutababyara ikaba yaguhita? Nari mfite ubwoba. Ariko nk'abantu basenga kamemo hari ijambo wari ufite Imana yakubwiye? Hari ijambo Imana yari yarambwiye ko byose nyine ni ukubyakira ibyo Imana iguhaye. Birumvikana. Hanyuma yo kubyara abana bane rero twumvishije muri tari nziza cyane ko hari umwana witabye Imana. Uwo mwana wamubyara wa kangahe? Ni umwana wavutse bwa nyuma. Wavutse bwa nyuma. Kwa muganga babashe gusobanurira icyaba cyatumye yitaba Imana? Nuko yari yavutse yananiwe. Yaravutse yananiwe. Urumva nawe wari unaniwe kameme birumvikana, ariko hashimwe Imana yuko akomeje kurinda abandi basigaye. Abandi baracyahumeka. Hanyuma kuri Zaburi nshya ukurikiwe n'abantu benshi, harimo ababyeyi bagiye bagemishaho kubyara, harimo n'abatarabyara ariko bagiye bafite umutima wa kimuntu wo gushyigikira cyangwa se gufasha abantu bifuza ubufasha. Harimo abadukurikiye benshi bakozwe ku mutima no kuba Imana yaraguhaye urubyaro rungana gutya kandi ukaba uri muzima, ariko kandi ubyaye umwana mu gihe abana mu gihe igihe kitageze amezi 9 ataruzura, bivuze ngo ukeneye igihe gihagije cyo kuba kwa muganga ndetse n'imbaraga z'abantu kugira ngo bagufashe kuba waba mu bitaro neza, abana bakure bigende neza. Ndi kwibaza nti uyu munsi wa none abana ntabwo turi kubabona hafi yawe, baba bari haraguru mu byuma mu byo bita kuveze nibyo? Kuveze. Niki wabwira rero abantu badukurikiye ukurikije ubuzima urimo, ukurikije umuryango wawe ubuzima mubayemo, ese hari icyo wumva wifuza kuba dukurikiye kugira ngo urebe ko byibura bare abana basigaye kuri 3 bazageza igihe bakagira ubuzima bagakura nk'abandi bana bose? Njyewe icyo nababwira ni uko mu buzima busanzwe dukorera abandi, tujya tuvuye gukorera abandi tukajya mbese rwo ese tumanze twabishaka. Hanyuma urumva ari iki wasaba badukurikiye ukurikije nyine ubuzima mubayemo n'iki kibazo wahuye nacyo byanze bikunze gikeneye abantu cyangwa se imbaraga z'abantu? Icyo nabasaba ni uko bareba ukuntu nanjye wenda bagira icyo bamfashaho, abana nkareba ko bakura neza. Yego, utabana nkareba ko bakura neza. Ngira ngo birumvikana yuko aba bantu bakeneye ubufasha rwose bwawe, ariko kandi nanone ntabwo nagenda ntakubajije ni se ubuzima bwawe bumeze bute nyuma yo kubyara? Nta ngufu nari nagira. Nta ngufu nari nagira. Yego. Ese nanjye nari nananiwe cyane. Wari wananiwe cyane birumvikana. Nta bindi bibazo wenda abaganga babonye wahise ugira nyuma yo kubyara? Oya. Kenze kunanirwa nta bindi babonye. Yego. Uyu ni umubyeyi wabyaye abana 4, ngira ngo muramureba, nta mbaraga afite, twari kumuganiriza byinshi akadusobanurira, ariko nk'umubyeyi wabyaye ataratora akabaraga ni byiza ko twaba tumuretse. Hanyuma wowe mukunzi wa Zaburi nshya, icyo umwuka w'Imana gutegeka gukora ukagikora ku bw'uyu muryango kugira ngo bisho kugenda neza, nitugira umugisha turitegereza n'abana, hanyuma Yesu akomeze kuba umugisha. Bakunze baza mu rero, ngira ngo nkuko mumaze kubibona umudamu tumaze kuganira mwabyumvishije, ariko turimo tugana ku musozo. Ndagira ngo mvugane n'uyu mubyeyi ku muntu wumva yifuza kuba yagushyigikira kugira ngo urebe uburyo wabona ubushobozi. Ngira ngo madamu wamaze kutubwira yuko
asaba ubufasha kugira ngo abashe kuba yakwakira imbaraga mu mubiri we, abashe kuba yabona amashereka ndetse n'iyo miti no kuba bakurikirana umwana kugira ngo abantu babe bagufasha cyangwa bagushyigikira, babikora gute cyangwa se umurongo mwiza babikoramo kugira ngo ubwo bufasha ubashe kukugeraho n'uwe? ni ukuvuga ngo uwabishaka umutima mbese ubuntu bw'Imana bwamugezeho kumva ashaka kudufasha nta kibazo rwose yabikora, kandi nawe yabigucishaho nta kibazo cyaba kirimo rwose, ku bushobozi bw'umuntu yabona ubwo ari bwo bwose. ngira ngo ikiba cyiza kuruta ibindi byose ni uko bakunyuzaho ubufasha niba ufite telefone, ngira ngo nibyo byakoroha cyane. Ndayifite. Yego, nimero ni kangahe? 078 74 15 950. Yego, 950. Mobile money asevinzeho Ntegerejimana Pierre. Ntegerejimana Pierre. Iyo nimero iba kuri WhatsApp? Iba kuri WhatsApp. Ukunda kuba uri kuri WhatsApp kuko abantu benshi cyane abantu batuye mu bihugu byo hanze bakunda kwifashisha WhatsApp. Kuri WhatsApp nyibaho ntarebe. Okay. Bakunze bazamurya rero ngira ngo ye nandi mahirwe Imana iduhaye kugira ngo dukorere Imana, kugira ngo dukorere umugisha, kugira ngo dushyikire uyu muryango, kandi abize neza ko Imana izaduha umugisha ku muntu wese uzabikora bikunze, Imana izabimuhera ingororano. Uyu Ntegerejimana Pierre wabyaye abana bagera muri 4, uyu munsi wa none hariho 3, undi yitabye Imana, kandi barankeneye nawe baragukeneye kugira ngo babashe kugira ubuzima. Yesu abamugisha rero, reka mvuge ngo kuba bikora babikunze bose Imana ibasha kubamugisha, kandi Imana izabibukira imirimo yabo izagenda ibaherekeje. Yesu abamugisha mwinshi, ku muntu wese uzifuza kumufasha azakoresha iriya nimero, ubonye bikugoye nanjye wangeraho nta kibazo, hanyuma Imana ibamugisha mwinshi cyane. Ciao. Yesu abamugisha. Yesu abamugisha mwinshi. Warangaye. Nenge vuga ngo ndagira ngo ikintu ubwira abantu bagiye kugushyigikira. Imana izabaho umugisha uzabikora wese, kandi uzabikora bikunze, nzi ko Imana irahemba, Imana yacu irahemba. Yego, Imana ibamugisha mwinshi cyane.